Mwiriwe neza, mwiriwe abanyarwandakazi, nk'uko mubimenyereye iyi ni radiyo Ruda, radiyo ikorera mu Rwanda hose ndetse n'isi yose, radiyo mumenyereye kandi mukunda, radiyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye umunsi ku wundi, radiyo ibabera ijisho ry'aho mutabasha kugera, ikabagezaho ibibera hirya no hino mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya y'imbibi zarwo. Ikaba ari radiyo kandi yumvikanira mu Rwanda hose ndetse no ku isi yose, ikaba yumvikanira kuri wa#ruda.tk. Aka kanya rero turi hano muri studio za radiyo Ruda, aho tugiye kubagezaho ikiganiro mutari mwaka kumvaho na rimwe. Ikiganiro tugiye kubagezaho kuri uyu munsi, insanganyamatsiko iravuga ngo ese ni iki cyakorwa kugira ngo mu Rwanda, cyane ko ariho dushingiye tuvuga ibyo tugiye kubagezaho muri kano kanya, ni iki cyakorwa kugira ngo mu Rwanda transport yaho ikorwe neza kandi mu buryo bunonosoye. Ubu rero muri kano kanya aho tuvugira ahangaha, turi hano muri gare ya Kimironko, aho tubona abantu benshi cyane batonze umurongo. Nkaba nagerageje kuganira na bamwe mu bari ku murongo ugana kuri linye ya Batsinda, aho nsanze ku murongo ugana linye ya Batsinda hariho abantu bashyika muri 200. Abo mbashije kuvugana nabo rero banze ko ntangaza amajwi yabo, ariko ndagerageza mbaciyemo mu ncamake ibyo babashije kumbwira. Abo mbashije kuvugana nabo, mbashije kuvugana n'umusore umwe ushyira abantu ku murongo cyangwa winjiza abantu mu modoka kugira ngo batagenda babyigana, ndetse ngerageza no kuvugana n'undi mugenzi umwe wari umaze umwanya munini cyane uhageze. Yambwiye ko yahamaze iminota hafi 30 ahageze. Ntangire rero ku musore umwe nasanze uri koroganiza abantu ukuntu bajya ku mirongo kugira ngo imodoka zibatware. Nagerageje kumubaza niba imodoka zaba zikorera kuri iyi linye ya Batsinda, ese zaba zingana gute, zaba ari imodoka 50 ingahe. Ambwira ko nawe atazi umubare neza, ariko agerageza kumbwira umubare w'imodoka zikorera Batsinda Kimironko. Ambwira ko zishobora kuba ari imodoka 12 zitwara kuri iyo linye ya Kimironko Batsinda. Ngerageje kuvugana n'umwe mu bantu bari bateze imodoka bava Kimironko bajya Batsinda, ndamubaza ese wowe umaze iminota ingahe hano? Arambwira ati jewe aho ngereye hano mpamaze iminota 30, mu gihe jewe uwo nguwo navuganye nawe mpamaze iminota 20, nanjye mpagaze ndeba ukuntu izi modoka ziri kuza ndetse n'ukuntu ziri gutwara abantu. Mukimara kumbwira ko hamaze iminota 30, nanjye nteranyeho 20 nari mpamaze, nsanga yose hamwe ni iminota 50 uwo mugenzi amaze aho ngaho ahagaze ategereje imodoka imuvana Kimironko imugeza Batsinda. Mitangira ikibazo rero kibaza ngo ese niba abagenzi bahagarara ku murongo bakabahamara iminota 30, bakahamara iminota 40, bakahamara iminota 50, kuko uretse na Kimironko icyo kibazo twagisanze na Nyabugogo, aho usanga linye ya Gasyata abagenzi baho bahagarara isaha igashira. Turazamuka umugoroba umwe wo ku itariki 22 hari kuwa kabiri, aho twari turi mu mujyi wa Kigali hariya muri gare yaho, twasanze ahantu imodoka zijya za Kimironko, imodoka zijya za Gacuriro, imodoka zijya Gakinjiro, nanone zigahindukira zigakomeza muri santere ya Batsinda, imodoka zigana hakurya za Kimisagara, aho usanga abagenzi baziteze binubira uburyo ki transport iri gukorwa mu Rwanda, ndetse nabyo kibahagarara ku mirongo bategereje imodoka zibavana mu kazi kabo zibajyana mu ngo zabo aho batuye. Uyu mwanya rero nk'uko duhora tubivuga kandi tugahora tunashakisha buri kintu cyose cyakemura ibibazo
biba bihangayikishije u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Twagerageje kuganira na bamwe mu bantu bashinzwe kuyobora cyangwa se abo muzi abazwi ku izina rya basharwa, ubwo ni abashinzwe kuyobora imodoka mu marinye zikoreramo uburyo zigomba kugenda ndetse n'uburyo zigomba gutwara abagenzi. Tugerageza kuvugana na bamwe nanone kandi mu bayobozi bashinzwe kuyobora izo modoka mu masosiyete yazo ndetse no mu makampani, cyangwa niyo twakoresha ijambo kampani nta kibazo, zishinzwe gutwara abantu mu magare, zibavana mu magare zibajyana hafi y'aho batuye se cyangwa mu magare nanone yo mu makaritsiye hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Abo bose twagerageje kuvugana nabo nubwo batigeze bifuza ko amajwi yabo yatangazwa, ariko nkatwe kuko turi mboni z'abanyarwanda tugerageza kugenda tubanyuriramo muri makeya ibyo abo bantu batugejejeho. Mu ruhande rero rwa Sharuwa ushinzwe kuyobora imodoka muri gare ya Remera ya Kimironko, twaganiriye nawe atubwira ko nk'uko binyuranyije n'uwo twaganiriye nawe mbere, watubwiye ko imodoka zikorera muri gare ya Kimironko zijya Batsinda, ziva Kimironko zijya Batsinda, batubwiraga ko ari imodoka 12. Nyuma Sharuwa aza kutubwira ko imodoka zihakorera ari imodoka, nawe ntabwo yarari shuwa neza, ariko ambwira ko izemejwe na koperative se cyangwa iriya sosiyete ishinzwe gutwara abantu hariya mu magare. Atubwira ko izo modoka ari imodoka 6. Tugerageje kureba abantu bari ku murongo wa Kimironko Batsinda, tuganira nabo turababaza ese niba umurongo uva Kimironko ujya Batsinda ushobora guhagararwaho n'abantu 200 bategereje imodoka zibacyura, nta buryo ki mushobora gukora izi modoka zikaba zakwiyongera, cyangwa nta buryo ki mushobora gukora mukaba mwahindura amarinye, hakabaho imodoka zajya ziva Kimironko zikakatira Kagugu, izo ngizo ntizitware umuntu ujya Batsinda, hakaba n'imodoka zajya ziva Kimironko zikagenda direct ibatsinda zidahagaze mu nzira. Twaganiriyeho n'ushinzwe cyangwa se umuyobozi umwe muri iyo sosiyete itwara abantu, atubwira ko icyo kibazo ngo bari kukigaho, ariko natubwira ko iyo bibaye ngombwa ko imodoka ziba nkeya cyangwa se zitinda mu mayira, abantu bakaba benshi ku mirongo, ngo bakoresha buryo ki basaba imisada ku yandi marinye aho abagenzi batari benshi. Nkaho aka kanya tuvuganira ubu ngubu hari gupakira imodoka iva Kimironko igana kuri linye ya Batsinda, kandi ubusanzwe isanzwe ikorera kuri linye ya Kimironko Kabuga. Tukibaza tuti se niba bafashe umusada, ngo nukutanga umusada niko babyita, bagafata imodoka zakoreraga Kabuga zikaza gutanga umusada muri Batsinda, ese mwebwe nk'abayobozi ba kampani, mwebwe nk'abayobozi bashinzwe kureberera iyi gare ndetse bakanakorodina cyangwa se bakanacunga uburyo imodoka zitwara abantu, mubona nta karengane cyangwa se nta guhohotera uburenganzira bw'umugenzi muri iyi gare, aho amara iminota 30 ndetse no hejuru yayo ategereje imodoka yamucyura aho ataha, kandi ari mwebwe mushyiraho uburyo kizo modoka zikora ndetse mukagena n'ibiciro by'ukuntu iyo mihanda izakorerwamo, cyane ko usanga adashobora kuba yanafata n'indi modoka yanyura indi linye nibura ngo ibe yanamucyura, kuko usanga muba mutaremeye ko izo modoka zakorera mu mihanda imwe kandi ugasanga zirakorera mu cyerekezo kimwe. Yagerageje kutubwira ko rero mu byo ngo bari kugerageza gukora, icya mbere harimo
ko bagiye gutegereza mu muhanda wabatsinda ukarangira, ntegereza ngo aribwo wasanga aribwo bazongeramo izindi modoka kugira ngo icyo kibazo gikemuke, ndetse ngo bakanagerageza buryo ki bavugana n'abashoramari bakabaha imodoka nshyashya, cyane ko mu muhanda wabatsinda wo ukoreramo imodoka zishaje zitinda mu nzira, ngo bagiye kugerageza buryo ki bavugana n'abashoramari bashyashya bari gushaka gushora imari muri iriya sosiyete, bazana imodoka nshyashya hanyuma icyo kibazo kibashe gukemuka. Ariko iyo ukurikiranye usanga ari ibintu bitajya bishyirwa mu bikorwa, cyane ko hashize umwaka urengaho amezi atari makeya, hafi nk'amezi 8 iki kibazo kivugwa mu magare menshi cyane hano mu Rwanda, haba i Remera. Ubushize twari turi muri gare ya Remera, aho twari turi kuganira n'abagenzi bagana i Kanombe, aho twasanze Kanombe abagenzi bayo bahagarara umwanya munini cyane, aho abagenzi bashobora kuva ku murongo w'aho imodoka ipakirira nyirizina. Abazi gare ya Remera ukuntu iteye, ni aho imodoka zisohokera, niho imodoka zitangira gupakirira, ugasanga umurongo uragiye ugeza inyuma aho imodoka zinjirira, aho ku buryo usanga abantu iyo imodoka yinjiye muri gare, abantu bihinda bakava ku murongo kugira ngo iyo modoka ibone ukuntu yinjira ijye guparika mu buryo iba igenewe guparikamo, cyangwa se ijye guparika kuri linye igomba gupakiriraho. Icyo rero ni ikibazo kigenda kigaragara ahantu hirya no hino mu magare ya hano mu mujyi wa Kigali, tukibaza niba ibisobanuro bahora baduha niba bizasubizwa ryari, cyangwa se niba bizakemuka ryari. Ndetse bikaba ari na bimwe mu bintu abanyarwanda bamaze kwinubira, aho bavuga bati ni gute abantu badukangurira gushyira amafaranga ku makarita baba baratugurishije tukayatunga ku makarita, ntibibe binashoboka ko tutega amamoto ngo tugere mu ngo zacu hakiri kare, tujye kwita ku ngo zacu, tujye kureba abana uko bameze, yemwe tujye no gutekera abagabo bacu. Bamwe baba ari abadamu bafite abagabo, abandi baba ari abagabo bavuye guhahira abana ndetse n'abadamu babo, ugasanga ni ikibazo bari kwitotombera umunsi ku wundi, isaha ku yindi, mu gihe ibyo bibazo biba bibashyikiye. Ubwo rero niyo mpamvu natwe nk'abaruda, nkatwe nk'abakozi ba radiyo Ruda, tugerageza kugenda tubagerera hirya no hino aho ibyo bibazo byose bigenda bibera, kugira ngo tubagaragarize imbogamizi, ndetse tube n'abavugizi banyu ku buryo iki kibazo twifuza ko cyakemuka, ndetse byaba bitanashoboka hakitabazwa izindi mbaraga kugira ngo iri hohoterwa ndetse n'iri tsikamirwa ry'umunyarwanda riveho, rikurweho, ku buryo tutifuza ko hazongera kugira umuntu wagaragara yahohotewe na mugenzi we mu buryo bwa business se, cyangwa mu buryo bwo kuvuga ngo ni umuntu ni jyewe, bitewe n'uwo ndiwe, bitewe n'uko meze, bitewe n'akazi nkora, cyangwa se n'urwego ndimo, ukaba wakwibyitwaza ugahohotera mugenzi wawe. Niyo mpamvu rero tuba duteraniye hano tubagezaho izo mbogamizi, aho twimuriye studio zacu hano Kimironko, aho twabashije kuganira n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bagiye batugezaho ibyifuzo byabo, tubaciriyemo muri makeya, kuko ntago ibyifuzo uko babitugejeho ariko twabibagezaho, kuko umwanya watubana muto cyane. Ariko nanone ntaraha ijambo bagenzi banjye turi kumwe, hakaba hari indi nkuru yagaragaweho yuko mu bibazo bigaragara muri transport ari impamvu ngo byaba biri gupfa cyane, ari uko mu masezerano yagiye abaho hagati y'abakora transport ndetse n'abashoramari, kuko cyane ko ngo imodoka zishobora kuba zikora muri amakampani zitaba ari iz'umushoramari umwe, ahubwo baba ari abantu batandukanye baba baragiye bazana imodoka zabo bakazihuriza muri iyo kampani se cyangwa uwo muryango, hanyuma bakagena na buryo ki izo modoka zigiye kuzajya zitwara abo bantu. Ndetse ikabarenga ari nayo mpamvu ari nabo baheraho bagena ibiciro bizajya bikora ku marinye uko agiye atandukanye. Niyo mpamvu rero ngo habayeho ikibazo cy'uko mu gutangira kw'izi modoka hari amasezerano yagiye agiranwa aba hagati y'abashoramari na ba nyir'amamodoka ndetse na ba nyir'imishinga,
ubwo nimvuga abashoramari ni batangije imishinga yo gutwara abantu n'ibintu, ndetse hakaba nanone n'urundi rwego narwo ni urw'abashoramari ariko rusa naho rwo ruri ku ruhande, kuko ibyo rusabwa si byo ba nyiri gutangiza umushinga basabwa, cyane cyane ko ba nyiri gutangiza umushinga bo usanga baba bakeneye inyungu kuri babandi bazanye imodoka zabo muri ya mishinga. Ubu rero hakaba hari kuvugwa ikibazo gikomeye cyane usanga abantu baba bavugira mu matamatama kibagoye, cy'uko impamvu ibi byose bibaho, izi mpungenge zibaho, kudakora neza kubaho, ari uko izi kampani abakozi zatangiranye nabo mbere ndetse n'amasezerano bari baragiranye baje kuyahindura, ndetse banayahindura nabo bayagiranye nabo babirukana muri izo kampani, bitewe n'uko ngo bari bafite ubwoba ndetse n'igihunga cy'uko bashobora kuzabigaranzura mu gihe bazaba bahinduye ibiciro ku ngendo uko zigiye zisumbana. Niba mubyibuka neza mu minsi ishize, mu myaka ishize mike cyane, aho ibi bikorwa byo gutwara abantu byatangiriye, aho aya makarita yaziye, murabizi neza ukuntu ingendo zigenda zihinduka, ukuntu bagenda bongera ibiciro, ukuntu bagenda hazamuka ibiciro ku marinye amwe n'amwe, aho bongeraho amafaranga 5, aho bongeraho amafaranga 3, aho bongeraho 10, aho bongeraho, ndetse rimwe na rimwe ugasanga hari naho usanga imodoka igenda ibirometero 10, ahandi ugasanga imodoka iragenda ibirometero 5, 4, igiciro ugasanga ni kimwe. Abanyarwanda rero ugasanga ibyo bintu barabyinubira cyane, ugasanga baribaza kuki hatabaho uburyo bunonoseye, uburyo iyo transport yakorwa, ntihabe kubangamira umunyarwanda, ntihabe kubangamira umuntu wateze iyo modoka, aho ashobora kugenda kilometero 1 akishyura amafaranga angana n'uwagenze kilometero 10. Muri kano kanya rero nk'uko mubimenyereye, ntago iyo twakoze ikiganiro nk'iki ngiki ngikora ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'abandi batumirwa ndetse n'abandi bantu baba baragerageje kugenda babona bahura n'ibyo bibazo hirya no hino mu mijyi itandukanye, haba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi mijyi igize igihugu cy'u Rwanda. Naho hari ibyo baba baragiye bahahurira, hari serivisi ziri nziza baba baragiye bahura nazo bakazitubwira, ndetse n'imbi nazo bagiye bahabona nazo bakazitubwira, ndetse tukanazigaya, ndetse tukanazashaka na buryo ki twazikosora. Hano rero ndi kumwe n'abatumirwa twatumiye kugira ngo batugezeho ikiganiro uko bacyumvise, nabo bagira icyo bakivugaho, ndetse banaduhe n'umwanzuro se cyangwa banatugire n'inama, cyangwa se banayigire n'abashinzwe gukemura ibyo bibazo, cyangwa se nabo nk'abaruda nabo bavuge eske bo bakora iki kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikibazo cya transport mu Rwanda usanga gikomeye cyane, aho usanga bisa naho himitswe bamwe ngo aribo bakora transport, abandi bakurwe mu murongo wa transport, aho usanga amagare, usanga abantu bamwe sosiyete runaka arizo zahisemo kuvuga ati twe turakorera kuri iyi linya ya marinye na yacu gusa, wundi uko kera byari bisanzwe bisa naho babikuyeho. Hamwe usanga nimba runaka yari afite imodoka imwe mu muhanda atwara gutya na gutya, bakagenda bakuraho abafite imbaraga nyinshi cyane, bagenda basunika abandi badafite imbaraga kugira ngo biharire amasoko bakore bonyine, bityo bigatuma barya bonyine abandi inzara ikabica. Hamwe usanga wa muntu nimba yari afite nawe iyo modoka akora gutyo transport, urugero ukuntu kera bakoraga mbere yuko ibi biza, wasangaga umuntu afite araje aparitse mu mujyi cyangwa se muri gare ya Nyabugogo, nimba yaragiye kujya ku Ruyenzi agahita abona linye ijya Gatsata, ibonye ifite abagenzi benshi kandi nta modoka yari, igahita ajyanayo abantu gutyo, bigatuma abantu tudatinda mu magare cyane. Icyo gihe ntabwo twatindaga mu magare, ntabwo wahageraga mu maremo ni buri minota 5 utarabona imodoka muri gare ya runaka yahariye usanga muri Kigali. Nyuma bazana aya masosiyete ariyo RFTC, Royo na KBS kugira ngo arizo zikora mu mujyi wonyine, baciye akajagari, batwizeza ko nta mugenzi ngo uzajya imara iminota 10 ku cyapa atarabona imodoka. Icyo gihe mu by'ukuri twumvaga ari ibintu byiza, ariko ntabwo twatuzi ko ari umukino bari gukinaho kugira ngo
bikubire imari gume muri bamwe, amafaranga gume muri bamwe, abandi inzara irushaho kubica. Nyuma y'icyo gihe kuva byatangira, ndakeka si rimwe si kabiri ngeze muri gare ngewe ubwanjye ngiye gutega, usanga tumaze isaha muri gare imodoka itaraza, tutarabona imodoka. Kubera iki? Kuko ba bantu bafite iryo soko ryabo ari bamwe, ari umuntu umwe, ari shareholder bagera nko ku 8 cyangwa se runaka bihuje bonyine bafite amafaranga, batwara uko bashatse. Ugasanga imodoka ari nke iriho abantu runaka, umubare runaka, bashize imodoka nke cyane. Za modoka nke cyane nazo ugasanga zimwe na zimwe n'intebe zaracitse, ntizitwara abantu buzuye bagenewe kugenda muri ya modoka. Bigatuma rero dutinda ku murongo kubera, cyangwa se abantu batinda ku murongo kubera iyo mpamvu. Uko aza asubirayo abandi baracyategereje, n'ikazi gasubiraho baracyategereje. Ibyo bintu bigatuma mu Rwanda dutinda mu magare gutyo, cyangwa se transport itagenda neza. Nyamara wa muntu cyagiye mbere uko byari bimeze, barazaga ugashora gutyo, ushora hirya no hino ugasanga byihutishije, ndihuse ngiye ngereye ku kazi igihe, nimba mvuye akazi nimugoroba hari ibyo ndi bugere mu rugo nkakora, wenda se umubyeyi aragera mu rugo afashe umwana gusubira mu gukora homework, kureba iki n'ibiki byo mu rugo, cyangwa se imirimo isanzwe yo mu rugo nimugoroba. Icyo gihe byarafashaga cyane kuko byaramworera kuba yakubahiriza gahunda ze n'igihe cye uko bigenwa. Ariko uyu munsi nimba uvuye mu kazi saa 11 ukagira uzi kuri bugere mu rugo saa 4 saa 5 kubera ikibazo cy'imodoka muri gare, birumvikana ko icyambere cyo transport mu Rwanda yamaze gupfa. Twe kubinyura ku ruhande yamaze gupfa, ahubwo hakeneye gushaka igisubizo ku cy'uburyo ki iri bukosore uko bagerageje gushaka ibisubizo binyuze hirya no hino. Byarabananiye kubera iki? Kwimika ko bamwe barya abandi basonze, kwimika ko uwaryaga ari ukomeza kurya hamwe. Usanga nimba u Rwanda rutuwe n'imiryango, urugero kadufata imiryango 300 ni urugero ntanze, ugasanga imiryango 2 yonyine niyo iri kurya yonyine, uko niyo bahaye amasoko yose. Si transport gusa, ukunda kubona hari ikintu cyita kwikubira mu Rwanda bijyanye na business, bakunda kubihereza abantu bamwe, ufite akomeza arye, ushonje akomeza asonze. Nyamara wa muntu wari ufite, nimba yari afite umwana w'umunyeshuri bakaba bamwimye, banze ko akora, bamwimye opportunity yari afite ngo akore nawe, already umwana ntabwo ari bujye ku ishuri, umwana ntabwo ari burarariye, mituweli ntabwo iri buboneke, kwambara bitangiye kuba ikibazo. Ugasanga aho kugira ngo twubake u Rwanda cyangwa se twiteze imbere, twubake igihugu kizamuka kigera imbere cyane ku ruhando mpuzamahanga, kivugwe kandi kinamenyekane ko ari igihugu natwe gikomeye, ahubwo turimo turarushaho kuzamura ya miryango 2 yonyine, abandi bose bagasigara bashonje, abandi bose bagasigara inyuma. Icyo nicyo kibazo uri gusanga muri transport. Rero nicyo kibazo uri gusanga mu bintu bitandukanye bya business hano mu Rwanda. Ndumva ari ikintu gikwiye gushakirwa igisubizo maguru mashya, kuko ubu ngubu simpamya ko uyu murongo wa transport mu Rwanda wakemura iki kibazo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tukicaye hano muri studio za Radio Ruda aho zimukiye hano Kimironko, hari umugabo mbona uri kwinjira hano muri uyu muryango. Ndabona ni Bwana Barafinda Sekikubo Fred. Bwana Sekikubo Fred, muraho? Muraho neza, mukomere cyane. Ndabona mudusuye hano muri studio za Radio Ruda. Ese mwari mubizi ko twimukiye hano? Kuko hari ikiganiro twari dufite hano, twari dufitanye n'abanyarwanda ba hano Kimironko mu karere ka Gasabo. Mwamenye amakuru ko studio yimukiye hano uyu munsi, cyangwa namwe mwari muje mutembera? Twitemberaga, ariko twari tuvuye iyo za Gasanze, iyo no ku kimoteri cyanduba, iyo hose turahavuye, tuze tukurikiranira hafi n'imodoka. Mvuye niyo zabatsinda, mbonye imodoka, abaturage abagenzi bariyo benshi babuze amamodoka rwose, ntituzi kiri kujya mbere. Nicyo kitumye nza muri iyi gari ya Kimironko ndebe nimba imodoka zihari, noneho ibyo byose mbikurikiranire hafi, ndebe aba bantu babura amamodoka no kubera iki. Biragaragara ko izi modoka zitwara abagenzi kuva za Kimironko kugira iyo zabatsinda ntizishaka kuba zitagera muri 6.
murakoze cyane urakoze kunyorohereza narinzi ko ngiye kugusangiza ku nsanganyamatsiko dusanzemo ahubwo ntangajwe nuko nawe ari ukomoje ese waba wari uri gukurikirana radio yacu cyangwa waba hari ukuntu wari wumviseho amakuru ku kiganiro twari turi kuvugaho muri kano kanya? Oya bambe nje nturutsiyo urabona ko nta koranabuhanga mfite ariko ko twabaruda n'abarudakazi twigerera kuri tere noneho tukareba ibiri kuba kuri tere tukegeranya amakuru atariho mukungugu niyo mpamvu tuvuga twe tuzanye kosora mu itangazamakuru tutangaza ibihari ibyo twabonye ibyo tutabonye ntabwo tubishinzwe. Murakoze cyane bwana Barafinda urantangaje cyane ukuntu udusanze hano muri iyi gare ya Kimironko aho turi gukora iki kiganiro kijyanye no buryo ki abagenzi batinda ku mirongo bategereje imodoka zibacyura mu makaritsiye baba batahamo. Mu ncamake rero nkuko ubivuzeho nawe uti aho mvuye nsize abagenzi ari benshi ku muhanda natwe hano dusanze urabona ukuntu uyu murongo wabatsinda abantu bahagaze ari benshi terera amaso inyuma y'izo modoka za Nyabugogo izo bisi nini aho ahapakirira imodoka zijya za Kabuga ndetse n'epfo za mu ibi bice bya Kimironko epfo ndetse uguhindukire urebe kuri ruhande rw'imodoka zijya mu mujyi ndetse n'izijya Igikondo abagenzi barahagaze ari benshi cyane guhera kuri iyi saha ya saa 12 za nimugoroba ndetse nkanjye wakoze ubushakashatsi nkanahatinda cyane nasanze abagenzi bahagarara umwanya munini cyane kugeza saa 3 za nijoro aho usanga abagenzi bakiri ku murongo bategereje imodoka zibacyura. Bwana Barafinda iyo urebye iki kibazo uko kigoranye cyane muri uyu mujyi wa Kigali ndetse byanashoboka ko wenda ari no hirya no hino mu gihugu bitewe nuko mu gihugu cy'u Rwanda dufite ikintu kimwe tugenderaho cyo gukorera mu mashyirahamwe usanga ni igiki cyakorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke ndetse kinaranduke burundu hano mu gihugu cy'u Rwanda umunyarwanda ntajya agera ku murongo ahategereje imodoka yamucyuriwe ngo ayibure kandi afite amafaranga ndetse yaranagurishijwe n'ikarita agomba kubikaho amafaranga aho kugira ngo ajye abasha gutega izi modoka mu gihe amafaranga y'abatakiyafite mu mufuka ngo abe yakoresha uburyo bwihuse bwo kugira ngo ageriwe kandi bene gushyiraho izi modoka zitwara abantu amafaranga ye barayafashe bari kuyakoresha business zabo. Ese wumva ari igiki cyakorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke abanyarwanda ntibagiye bahora binuba cyangwa se bitotomba uburyo kibahagarara ku mihanda cyangwa mu magare bategereje imodoka zibajyana cyangwa zibavana aho bakorera? Twe abaruda twafashe ingamba zikarishe kandi nziza cyane zakataraboneka. Ingamba ya mbere amakarita ya transport agomba guhabwa abakiriya baje bagana iyo company itwara abantu ku buntu. Icyo ni icyambere nta kuyigurisha kuko nibavuga kuyigurisha uzasanga bayigira iturufu babagurisha abaturage bose n'abana amakarita noneho nibigera gutanga service gutwara abantu babatinze kandi noneho dafite n'ahandi wafata indi yibanguka ngo kugeza aho ugana ugasanga amafaranga wayarunze ku ikarita kandi imodoka yanze kuza nk'ayo yose byarangiza kandi wakabaye yakoresha kwitegera moto cyangwa taxi vatiri cyangwa indi yakugezayo vuba ugasanga ryaba ari politike yikandamiza yindi komoka ku kwigwizaho umutungo kwa company z'abantu babiri cyangwa batatu bonyine noneho ugasanga abaturage barushaho kuzahara nubwo ubu bamaze kuzahara ariko barushirizaho kuzahara mu buryo bw'ikubye-inshuro zose kitwa karengane k'ibihekane inshuro zose. Bityo rero twe tusanga ko transport mu Rwanda yikubiwe n'abantu bake cyane noneho abantu bose ugasanga barashobewe babuze uko babigenza abo bifite n'ubundi ba nyirizo company bagira imodoka zabo bagenderamo bo icyo kibazo ntibakibona
bityo rero abandi babafashe minyago bafatiye abaturage abagenza amaboko inyuma bafatiraho intwaro ku gikanu noneho babafata mu mifuka ku ngufu babakuramo amafaranga ngo bagure amakarita ku ngufu ku gahato ngo imodoka zabo zizakomeze zibone abagenzi kandi nyamara ugasanga abantu buzuye ku marinye runaka yose yo mu mujyi wa Kigali n'ahandi yo mu ntara ugasanga abantu ntibashobora kugenda barakumirwa ku modoka izi n'izi ngo iyi modoka ikora kuri linye iyi n'iyi ntiyakujyana reba nko ku Ruyenzi hari imodoka zidashobora kukuzana i Kigali ngo nuko ari kampani runaka ngo hemerewe izi n'izi kandi imodoka ikarinda inyuraho nta muntu urimo muba mubona ko atari agahimano kakomoka ku kwikubira transport mu Rwanda ku bantu bake cyane ako ni akarengane twe abaruda rero uko tuvuga buri munyarwanda wese ukomeye n'uri hagati n'uworoheje bose bagomba kuguramo imigabane ribe isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda nimba ufite ibihumbi 10 ugura imigabane y'ibihumbi 10 wagira miliyoni ugure imigabane ya miliyoni wagira miliyoni 10 ugure imigabane ya miliyoni 10 wagira miliyari ugure imigabane ya miliyoni twongerere amamodoka kandi amafaranga azajya avamo tuyagabane nk'amashares ubwo na dividends inyungu zivuyemo zongere zigarurwe muri iyo business none usanga abanyarwanda bose baba abagenzi bagenda bose bagira imigabane aho muri transport yaba yo ku butaka yaba yo ku mazi yaba yo mu kirere yaba yo mu buvumo noneho yaba ku binyabitende cyangwa ku binyabiziga bisanzwe bito n'ibinyabiziga bikomeye bityo rero tutse umuco na kamere n'ingeso mbi zo kwikubira amasoko mu Rwanda ku bantu bamwe bigize special aho ngaho abandi babagize abacakara bibihe bityo rero kugira ngo bigende neza transport tutazabura amamodoka hagurwa amamodoka menshi kubera iryo shoramari ya kotizasiyo ya buri muntu yabashoye buri munyarwanda wese uko yifite nyuma amafaranga avamo buri muntu ajya agenda abona inyungu dividend zibitewe cyangwa hakurikizwe nayo yashoyemo kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ko kwikubira kw'abategetsi bamwe bigize abategetsi ba cyane gucike mu Rwanda ko ni wundi murongo natanga undi murongo wundi birumvikana haba kubiyaga haba ku bibuga by'indege mu ndege hose na gari ya moshi niza birumvikana aho mu mato hose no ku mamoto no mu mataxi vatiri barekeraho kwikubira transport abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana bacu bose tubaguriremo imigabane birumvikana kandi amakarita ajya atangwa na ba nyiri company yahe uwo wese umugenzi ushaka gufata iyo karita kuko urumva abakeneye kumushyiriraho amafaranga abone uko nanone ayikoresha mu kinyabiziga cye urumva umuturage w'umugenzi nta nyungu afite mu kugura iyo karita sina ngombwa ngo ayigure ubwo uwo nyiri modoka ashoya yahe nawe agomba gushora ikarita akayiha umugenzi nawe akarodinga amafaranga yo kumukura ahantu imujyana ahandi ntabwo umukiriya ari we umugenzi ari ugomba kongera ngo abe umukiriya w'ibihekane w'iyo kampani agura ikarita yongere abe n'umugenzi bibaho se ako ni akarengane k'ibihekane kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nk'uko nari nabisobanuye mbere ikarita izajya itangwa n'amakampani y'ayo mamodoka zaba imodoka za KBS zaba gari ya moshi zaba indege birumvikana ayo matike yose byaba amamoto n'ubundi buryo bwose bwo gutwara abantu n'ibyabo zaba cable cars ibyo byose bigomba gukoreshwa muri ubwo buryo nsobanuye haruguru hariya mu rwego rwo kugira ngo tumenye nuko tukora accountability tumenye ayinjiye akamashini katwereke ayinjiye buri munsi tukube n'iminsi